Turaho neza abakunzi bacu. Shiriye shikarete byo gusubiramo. Muraho neza abakunzi bacu. Nkuko mubizi nitwa Dev. Iyi ni filime Ishyamba Rivumye. Iyi ni season ya 2 tugiye gukora, ndabashishikariza kuyikunda kuyireba. Channel yacu yitwa Shyashya TV nkuko mubizi. Mudushyigikire nyamuneka. Sibyo se? Keep in touch. Hello guys. Amazina yanjye ni Shimwe Kevin. Twongeye kubashimira nk'abakunzi bacu bo kuri Shyashya TV. Iyi ni filime Urugamba rw'ubuzima. Iyi ni filime Ishyamba Rivumye tugiye gukomeza. Iyi ni season ya 2. Turabashishikariza kuyikurikirana uko tuzagenda tuyiba. Murakoze cyane. Keep in touch. Bari cyane bakunzi bacu. Natwe ubu twagarutse. Nje mwe mwarankumbuye. Iyi ni filime tugiye gushutinga Ishyamba Rivumye season ya 2. Muyikurikire mwabona imideri yahindutse. Kabisa hano turakeye cyane. Ndabirebera. Okay, bakunzi ba filime turabashimira. Ni season ya 2 Ishyamba Rivumye. Turabashimira. Aline murakoze. Nababwiza izina rya bakunzi ba filime Ishyamba Rivumye dukomeje kubasuhuza. Turabishimiye uburyo mugenda mudukurikira umunsi ku wundi. Iki ni igice cya 2 turi gukina. Amazina yanjye ni Mutoni. Dukomeje kubifuriza umunsi mwiza. Hello guys. Amazina yanjye ni Mutesi Karalize. Dukomeje kubishimira mureba iyi filime Ishyamba Rivumye. Ciao ciao.